Yes, neza cyane Ngoga TV show twizere ko meze neza cyane, twizere ko mumeze neza, abantu mukomeje kugenda mudusapotinga mutwereka ururavu, mutwereka urukundo, nizere ko mumeze neza aho muri hose, intara zose z'igihugu mu mujyi wa Kigali ndetse intara ya gatandatu ya diaspora. Twizere ibintu ko bimeze neza cyane. Uyu munsi twabazaniye ariyo wenda gusobanura gute, twabazaniye umwe mu banyamakuru kazi muri kino gihugu bakora umwuga w'umunwa, bicuruza mu munwa. Ndabona ufite ugize ikibazo nagira ngo tubwikaze kuri Ngoga TV show. Murakoze cyane. Bitangira bibwira ntazi kuri bumurere introduction. Introduction ni ko ari benshi batakuzi, nashaka wivuge wowe ubwawe. Nivuge? Amazina yawe, Okay. Nduwase wa Gasana ka Rutayisire rwa Rwambi rwa Rwagiriza rwa Marara ya Munana wa Gihana kiri mu Rujugiro wa kabiri. Goma. Umwama jimeje cyane, ni ubwa mbere nakiri umukobwa cyangwa umunyarwandakazi wivuga akavuga n'ibisekuru. Yego. Okay. Amazina yawe noneho yo gutwika. Ay'ababyeyi ni Sandrine Uwase. Ayo mu kazi ni Sandy Uwase. Sandy Uwase. Kuki wa Sandrine, kuki ne wayikuye hose? Bon, nabonye Sandrine Isheja, mbona ba Sandrine turi benshi, ndavuga reka nshake nanjye umwihariko. Shiraho ka Sandy. Karagukoreze? Uwase. Apana Uwase. Sandy na Uwase. uyavuyeho. Na uyavuyeho. Yego. That's nice. Fresh sound. Okay. Umeze bite? Ntarebi kabisa. Mujyi wa Samuel ni fresh. Namahoro cyane. Ikintu bita imbuga nkoranyambaga maze iminsi nkubona rwose urimo kugenda bica bigacika. Gute? Weruka kumbona he? Umwe mu bari rwose ngo muri uyu mujyi wa Samuel arimo kugenda batuma abantu benshi cyane abasore cyane ngana amakirame ngo bakureba cyane. Nibyo. Niko bimeze burya. Ntago nari mbizi. Ahubwo nuwe mujyi urimo gukoresha. Umujyo wo gukora iki? Ni iki kintu kirimo gutuma abantu bakwitaho cyane bidasanzwe. Shabetse akazi kanjye z'ikindi gora ni. Akazi kanjye kuri televiziyo, kuri radio. Ariko ngura umwe mu bakobwa bakunda abahungu, nibyo? Bakunda abahungu? Bakunda abasore, nibyo? Jewe umva muri no mihanda harimo ibintu byinshi. Iyo nkuru yo ntayo nzi. Yego, uze gusoma. Ngiye kuyimenya. Yabaza kuyisoma. Sandy, iyo umuntu akubwiye ko uri umwe mu bakobwa bakurura abahungu wowe ubyumva ute? Bumva ari ukubeshya, bumva ari ubwiza budasanzwe, bumva bimeze bite? Oya, nanone umukobwa udakurura abahungu yaba I'm sorry to say. Uri niwe wanjye urimo uraza. Oya, njye numva umukobwa wese akurura abahungu, ahubwo biterwa n'abahungu abari bose. Yego, biterwa n'abahungu abari bo, none se rasi sumwe ndimwe amahungu bafite ikibazo kubera Ngoga ushaze uvuga iki? Warebye usanga shaye mawe umve ngo rwose wivunika nakumvise. So umuntu yakubwiye se ko uri mwiza bifata gute? Iyo umuntu ambwiye ko ndi mwiza rero ntabwo mbitindaho cyane. Bon, ni compliment. Of course, umuntu yaguhaye compliment, umuntu yaguhaye compliment urashimira, of course. Ariko ntabwo mbitindaho cyane kubera ko ibi ngibi ubona hano ni physical appearance, ni nka pochette ya telefone. Ni iby'inyuma ureba. Rero kumbwira ngo uri mwiza ndavuga merci, ariko se ushatse kuvuga iki ahubwo? Kubera ko ntabwo nzi ibyo ubona inyuma n'ibyo uri ku appreciating. Rero ubwiza bubamo indani. Ni nawe nyine. No. Aravuga ngo umutima w'umuntu niwo ugaragaza ubwiza. Sibyo? Ariko noneho abantu cyane urubyiruko tubona icyo bita physical appearance. Sibyo? So umuntu yakubwiye nyine ngo uri mwiza like that. Wowe umwisobanuraho cyangwa uramusobanuza? Ntago bon, yego nshobora kugusobanuza. Ushobora kubimbwira nkakubaza se ubwiza bwanyu bubonye gute ko
urazi like cyo koze it depends on the person nanone biterwa n'umuntu wowe ubimbwiye wowe turaziranye right wowe turaziranye ubimbwiye nshobora peut-être pas na kumenya ariko nshobora gutekereza wenda icyo ushatse kuvuga kubera ko wowe nyine tuziranye ariko ari nk'umuntu duhuye bwa mbere ntabwo dusanzwe tuziranye ni ubwa mbere mbonye ugahita umbwira ngo ndi mwiza ndamubaza se ushatse kuvuga iki ubwiza nyabwiza ndavuga merci ariko se what do you mean ushatse kuvuga wahise kubwira se direct akambwira gute ati nyine nge ni muri ya physics uri mwiza inyuma shaka mbwira nurakoze byonyine nibyo kabisa murakoze cyane turacyari kuri ngoga uri gushaka kubimbwira ariko guca ku ruhande bimbwire ureke guca ku ruhande uretse nkubwire okay so buri muntu nyine arimenye sibyo uriyizi ubona uri mwiza so physically both physical and sha n'imbere mwimbere nanone ngiye kuvuga ngo ndi mwiza naba nigize perfect okay witubwira basi kuri mwiza tubwire wowe ukuri uko ndi wowe wase Sandi nyine yumva ari muntu yumva ari mwiza cyane sha Sandi wase 50-50 kubera ko nta muntu ujya uba mwiza 100% so it's 50-50 okay ubwo byasaba iki kugira ngo se bibe wenda 100%? Ntago byashoboka nta muntu mwiza na wapi nobody is perfect ntibazagushuke nta muntu ujya uba perfect uba ntago bibaho nta muntu ujya uba perfect buri muntu wese aba afite defo iyo defo rero niyo ituma bitagera kuri 100% kubera ko defo itangira ari gutya and then with the world n'isi tubayemo n'ibiki byose ikagenda so you have 50 so you have 50 for you and you have 50 for the world so ntago bibaho yuko waba 100% biragoye ntago byoroshye ibintu birakomeye nizera ko umuntu ashobora kuba umwaka mwiza mu bantu ahubwo ari igihe nyine akaba mwiza pe 100% akaba perfect ntago 100% ahubwo uvuga ngo abantu bashobora kumuhindura nibyo ndi kukubwira 50 for you and 50 for the world ntago you can never be perfect 100% ntago byakunda ubu nta muntu uri perfect nk'uruhinja yes we ni uruhinja nyine ni uruhinja ko nyine nta cyaha of course ako ngiye ntago nimva ngoga wowe kuri perfect no ngewe for me I'm not perfect you're not yes ariko ntekereza ko you meet a perfect person umunsi uzabura n'umuntu perfect utari uruhinja uzamunzanira umbwire uti this person nge ntekereza ko umuntu uri perfect man 100% ashobora kubabaho ntabwo abaho kereka niba ari Yesu Imana Jesus is perfect ese siwemera ko hari abantu bazajya mu ijuru siwemera ko hari abantu bazajya mu ijuru yego they're not perfect they're not perfect okay abo bantu bazajya mu ijuru se bazaba barusha iki abandi ntabwo bari perfect they are forgiven bamenye inzira y'ukuri n'ubugingo okay barakijijwe babaye born bamenye inzira y'ukuri n'ubugingo umva ntujyane muri religion kandi ushaka no kujya gusenga mu kanya ushaka no kwinjira akajya gusenga okay kadukomeze twiganirire turebe ibyari byo n'ubundi reka twinjire muri kariyeri yawe gatoya wenda mbere yuko wibutse iki niki wari wibagiwe mbanze mbikurure neza ndebe niba hoyi wari wibagiwe iki okay reka tansi tujye muri jani yawe cyangwa se mu rugendo rwawe rw'itangazamakuru Sandi Uwase abantu benshi bakumenye kuri Ishusho TV yego nibwo bwa mbere wari ujoininze itangazamakuru cyangwa usanzwe bikora ariko abantu batari bamenye iyo name ntabwo ari bwo bwa mbere nari joininze itangazamakuru bon nibwo bwa mbere nari nkoreye company izwi okay right ariko ntabwo ari bwo bwa mbere nari wari ujoininze mbere nakoraga ku ma YouTube channels okay nari mfite contents zanjye nyine nakoraga ku ma YouTube channels until ese ntangira ku Ishusho ari content yawe uko zazanyibitse ari content yawe ajya kujya ni ari buri wa gatanu ujya muri buri weekend kwa gatanu no kwa gatanu nyine hahiye iki niki nabereka hano hahiye nese why not tutayikomeza n'ubundi ndayikomeza I am working on it okay so
twinjire mu itangazamakuru bavuga ko umunyamakuru bagomba kubaza ibintu byose ariko we mu itangazamakuru ngira ngo wakoraga entertainment yego so nicyo gice wumvaga ukunze cyane kurusha ibindi cyangwa nukora umwanje arigiye muri ibintu kubera amaco y'inda oya ngo nyine mbona umugati ariko wenda atari ibintu nkunze cyane jewe entertainment lifestyle nibyo nisangamo cyane kubera ko ubusanzwe ndi muri sociable cyane umuntu I don't know, I am an extrovert. Oya ndi gushakisha extrovert. Ukora ndi bigasoje cyangwa. So umuntu uri extrovert ni wa muntu ukunda like uhora na high energies. Uhora ni energies uhora ziri hejuru, uhora na vibe. Like utapfa kumubona nyine yabaye bored cyangwa ego. Donc n'ahantu hari akaba ashobora kuba ari gususurutsa nabo bari kumwe. So since I am an extrovert nabonye ntabwo ibintu biri concentré cyane nabyisangamo cyane nkuko nisanga muri extroverty so kuvuga ko ntabyisangamo ariko nabona nabyisangamo cyane. Nizihe challenge wahuye nazo umaze kujoininga itangazamakuru? Challenges za mbere challenge ya mbere nahuye nayo nuku kwa approaching abantu tuvuge yego ndi sociable ariko kumva ko kuza kukwaposha ntabwo dusanzwe tuziranye kuza kukumvisha uburyo nyene kuza kumfasha mu kiganiro tuza gukorana ikiganiro ibyo bintu byarangoye. Ikindi cyangoraga nuku urana hari ukuntu wowe ubumenyereye gukora freestyle kuko uburyo nakoraga freestyle ntabwo nicaraga ngo mpange nabaga mfite topic ariko nkayikora freestyle ariko bigeze gukora kuri televiziyo ugomba kuba ufite topic nyuma ya topic ukamenya ngo hari segment iyi ibyo bintu byarangoye but then nyine kugenda ubikora ugenda ubimenyera. Iyindi maze kuvuga zingahe ebyiri iyindi ya gatatu ndakubwira 3 gusa ariko it's fine. Okay iyindi ya gatatu hari ukuntu kubera ukuntu mvuga indimi nzivanga yego hari ukuntu nyine najyaga kureba nko mu makomantere nkitangira najyaga kureba ku makomantere kugira ngo ndebe nyine ukuntu nakoze niba abantu bari kwa appreciate ibintu cyangwa se cyangwa nta kirimo voilà noneho kubera ukuntu nyine mvanga indimi nkasanga harimo comments zivuga urirata uriyemera ko utavuga ururimi rumwe niba ari ikinyarwanda ukavuga ikinyarwanda niba ari icyongereza nyine ibintu ngibyo rimwe nkazanya numva mbaye discouraged nkavuga se niba ikinyarwanda ntashobora kukivuga 100% nta cyongereza mvanzemo cyangwa igifaransa iyi simbogamizi like natangiye kwibaza se nagombye kuba ndi hano ubundi ariko nanone it was my dream ni ibintu narose kuva kera kuzakora naravuze nti whatever iki ngiki ahubwo iyi ngi ibyo bambonamo defo nibyo ngiye kwirata ahubwo aba ibyo nzajya nkoresha cyane and then your weakness you turn it into your strength. Very nice kabisa. Umwe mu banyamakuru kazi bakoresha indimi zirenze rumwe icyongereza igifaransa ndetse n'ikinyarwanda. Narone ririmo zise narone ririmo uzi n'ikidage n'ikidage urakizi yego ariko ntabwo ndi 100% ariko tuntu two gukundana nyine ntago watwa ntago tungu twatubona. So urakoze cyane wase n'uruhe ruhare noneho kuri ubu rw'umukobwa mu itangazamakuru ko back in days wabonaga nyine abagabo abasore biruka aribo cyane ama content ajyanye nyine n'ibintu byo kuvibinga hari ibintu byaje bya Friday vibrations ku mateleviziyo ku radio ebana byo kubyina mukagira gute ariko byarahindutse ntago ari by'abasore cyangwa ntago ari by'abapapa noneho ahubwo birimo bisangamo cyane mu bari n'abategarugori. Uruhare rw'abagore cyangwa se rw'abari n'abategarugori mu itangazamakuru noneho n'uru itafari ryabo ukurikije nk'iyo example wari umpaye ngo mbere wasangaga abasore aribo babyisangamo cyane ubu ngubu ahubwo abasore babyisangamo gake kurusha abagore like abakobwa nyine dusigaye turi imbere man this is a great thing ni ibintu byiza cyane kubera ko njyewe nakuze nshaka kuba umunyamakuru for example ndakubijya kuri njyewe nakuze nkiri na mutoya najyaga mfata urabona kompa tugikoresha campus ukayijomba kuri pupitre nkazajya nyifata ngo ni micro nakoraga gutya nkavuga ngo ni micro nkavuga
ariko ntabwo nari nzi ahantu nzahera kubera ko akenshi narebaga amateleviziyo nkabona nta mukobwa ndi kubonaho nta nubwo natekerezaga yuko nzakora kuri televiziyo za hano mu Rwanda like mu byo natekerezaga ntabwo natekerezaga ko nzakora muri televiziyo zo mu Rwanda navugaga nti since mu Rwanda nta mukobwa ndabona ni gute se ngewe nabikora but ubu ngubu kuvaho abakobwa batereye intambwe aho tugeze ubu ngubu it's a great step ku buryo hari abana b'abakobwa ubona ubu ngubu badafite YouTube channels umukobwa udafite YouTube channel ubu ngubu kugira ngo uzabone umukobwa udafite YouTube channel biragoye n'udafite YouTube channel usanga ari kuri TikTok ari gukora izindi stuff nyine zijyanye no kwigaragaza and stuff so uruhare rwacu rumaze kujya kure ntago uzabona ni bakeya uzabona abasore ni gake uzabona abasore bari mu biganiro bari kwirekura nkuko twirekura and another thing kubona umukobwa uri kwirukanka hano ku mihanda mbere impamvu ntekereza yuko byari bigoranye kubona umukobwa uretse the fact yuko bavugaga yuko umukobwa adashobora gukora ibi ntekereza yuko na struggle irimo mu itangazamakuru ihari par exemple nk'ubu nk'umukobwa hari ibintu byinshi umukobwa agenda ahura nabyo sibyo nk'ubu ngiye kuva natangiye itangazamakuru hari byinshi nahuye nabyo hari ukuntu ibyo ngibyo rero tubwiramo nka bitatu by'ingenzi mu bintu byinshi wahuye nabyo mu rugendo rw'itangazamakuru urabona nk'ubu bitangiye itangazamakuru ababyeyi imbere ntabwo babyumvaga ariko ngiye kubera yuko ari dream yanjye umubyeyi yabyumvise vuba hari igihe umubyeyi wamubwiraga ati ngewe ndashaka kuba umunyamakuru cyangwa ndashaka kujya kuri televiziyo gukora iki n'iki akavuga tugiye kwiexposa ugiye kujya kwiyandarika hariya abantu bose bakubone ibintu nk'ibyo ngibyo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri umubyeyi atekereza akavuga ati se umwana wanjye agiye kujya kuri iyi mihanda abagabo bagiye gusara baze batangire bamwaproachinge donc agiye kwigaragaza yishize kuri spotlight you know and abagabo ntabwo batworoheye agakomozeho neza hari ukuntu abaci baba bataboroheye abagabo man hari ukuntu ujya gusaba abana beza n'abana beza pe sibyo n'abana beza pe ntawe bagira n'umutima mwiza rega yego bagira n'umutima mwiza ariko mu by'ukuri iyo bigeze muri career sibyo let's be people kandi dukoreshe logic ntabwo umwana w'umukobwa yibuze kugusaba akazi ngo nurangiza umujyane mu bindi sibyo ndaguha example nk'ubu nje gusaba akazi yuko tuzajya dukorana sibyo urabizi yuko mfite ability urabizi yuko mfite passion uranabizi neza yuko I am talented nshobora kwicara ngaho nkakora ikiganiro cyuzuye ariko kugira ngo urebe talent yanjye aho kugira ngo urebe passion yanjye ugatangira kureba my physical appearance you see ishobora kubituma rega akazi kagenda neza no pas du tout icyo kintu rero none se reka nkubaze tukiraho ujya wibaza impamvu wari babona reception ahantu henshi ku mahoteli hehe naye urabona reception iriho umuntu w'umugabo cyangwa umusore yego biragoye ni gake ariko biterwa n'iki biterwa n'icyaba hari abo biterwa nuko rero mu muco nyarwanda mu muco muri rusange abakobwa bazwiho yuko bazi kwakira abantu kurusha bagira reception bagira kwakira abantu kurusha abasore nyine no kuba bafite iyo suku ahantu bare bakorera ni ukureshya abantu kureshya n'iki nyine ni nko gucaringa tu voilà abakobwa nyine bazi gucaringa no kwakira abantu iyo mpamvu rero niyo ituma abagabo nyine baba bakeneye no wapi ngoga wapi none se nje kugusaba akazi nimba mfite business ntabwo ngiye ndibuze kugira ngo nyinjirize cyane ngomba kuba mfite umukobwa usa neza gusa neza je vais bien let's wumve jya mu liquor store niki hose jya mu shop ngoga ntabwo uri kuva point gusa neza ndabyumva gusa neza ndabyumva no kubuteye neza urakoze ariko niba nje kugusaba akazi ntabwo ari ibyo ugendera kugira ngo mpakaze inteye yaba factory never ya factory wapi reka nkwereke nguhe example nje kugusaba akazi ko kugaragara kuri televiziyo cyangwa kuri kamera hariya factor wakagombye kugendera is about my face kubera ko ntabwo nje guhagarara like here turicaye right ntabwo nje guhagarara and another thing niba ugendeye kuri face yanjye that's understandable uransaba yuko ngewe nza kuguha something in return kugira ngo mpakazi
kubera iki uzi passion yanjye uzi talent yanjye uzi aho nshoboye naho nshoboye kubera icyo unsaba something in return kugira ngo nyine nanjye nkwa akazi ko mbagiye kwishyura amafaranga ko mana yanjye rero akazi karabuze uko byagenda kose my people njyewe iki ni ikintu okay anyway usoze iyo fact iki ni ikintu gituma abana benshi b'abakobwa batinya stepping out to step out of their zones their comfort zones. I'm telling you this kuko njyewe maze kuganira n'abakobwa benshi bambwiye yuko bahuye n'icyo kibazo sibyo urakoze cyane yego reka nkomereza aho ngaho bahuye n'iki kibazo sibyo so nyuma yo guhura n'iki kibazo bakoze iki kugira ngo gikemuke nibyo ndi kukubwira they stayed in their comfort zones kubera yuko batabona uburyo they are going to solve this problem. Urumva hano turi mu gihugu cyiza kijyana n'iterambere cyane gisapotinga umwari n'umutegarugori yego sibyo ukomeje ku bintu byo kuri ruswa cyane y'igitsina yego ku bari n'abategarugori kugira ngo bagire ibyo bakora nuko babanza kuba batanze something sibyo so wowe ubwawe ugiye gutanga umubiri wawe iyo ugiye kubikora ubutekereza iki icyambere sibyo ndi kwishira muri wa mwana ndi kwishira mu mwanya wa mwana w'umukobwa sibyo umaze igihe adafite akazi sibyo tuvuge mu rugo ntabwo bishoboye ku buryo abona ibyo akeneye byose n'umwana w'umukobwa anytime abikeneye ndi kwishira mu mwanya we nk'umwana w'umukobwa niba ngiye gushaka akazi ndavuze nti njyewe I am passionate ku itangazamakuru ndahagurutse ngiye gushaka akazi mfite passion mfite talent mfite n'impamya bumenyi igaragaza yuko nabyigiye mbishoboye and then ndaje ndakwaprochinze nkawe kuri Ngoga TV show ndaje ndakwaprochinze ngusabye akazi and then urifashe nguhaye CV yanjye urifashe urandebye atariko akazi wakabonye nta kibazo uretse atariko mbere na nyuma yo kuza gusinya contrat nawe ugomba tugomba kureka akazi nyine ugashoboye icyo ni ikibazo gikemuke giterera icyo kibazo ukuntu kigomba gukemuka reka kurebera cyane uretse gato cyane kubera ko hari nyine abakobwa bahura n'icyo kibazo wari ubikomejeho neza avuga uti hari abakobwa badafite nyine ubwo bushobozi babayeho nabi mana yego noneho akareba kuvuga ati abuze nuko agira abura uko agira akavuga ati bivuze ngo umuco waratakaye abagabo bataye umuco mana abagabo bataye umuco ntabwo ari ko bagabo turi ku bakobwa okay fine reka nkubwire ntabwo ari uko umuco watakaye ahubwo n'umwana w'umukobwa wabuze uko agira none se ku buryo wabura uko ugira Ngoga mu kuka Ngoga reka nkubwize ukuri ngende umukobwa ndimo ndabikubwira umwana w'umukobwa ugeze kuri 16 ans let's say 16 nta telefone afite sibyo arashaka pad abura uwayisaba sibyo ashaka inkweto abura uwazisaba ashaka amavuta yo kwisiga abura uwayasaba iyo abonye nta yindi nzira turi kuvuga umwana wa 16 ans kuzamuka guhera kuri 16 ans kuzamuka nabura uko bigenza nkawe kuko wabigenza ute simbishyigikiye ntabwo ndi kubishyigikiye mind you ntabwo ndi kubishyigikiye mu nyumve neza ariko nabura uko agira kubera ko ashaka ibyo byose akeneye nk'umwana w'umukobwa arakora ibisabwa byose arakora uko ashoboye ibyo bamusaba arapfa kubikora not kubera yuko abikunze trust me ntabwo abikoze kubera ko abyishimiye cyangwa abikunze ahubwo ni ukugira ngo amaco y'inda wamugane so ni ukuvuga rero njyewe ndamutse ndi uwo mukobwa ntabwo nshobora gukora nyine ibintu ntumva njyewe nashaka ngo kugira ngo mbeho ahubwo yamunyenera izo pads ayo mavuta njyewe nagenda nkajya no mu buyobozi nkidekarara nkavuga rero ubuyobozi mumfashe uko niko bimeze ndimo ndashaka akazi wenda narize mfite ibi ariko njyewe nararezwe mfite umuco sinshaka kujya mu mico mibi ariko hari ibintu narimo kubona that is an idea or a way ni igitekerezo cyiza mwajya munakoresha aho kugira ngo ufate umwanzuro mubi kujya gukora ibyo udashaka kujya gukora ibintu udashaka kugira ngo kubera ko umuntu yakurebeye ku mubiri aho kugira ngo arebe passion yawe talent yawe ibintu birababaza ariko nanone abari n'abategarugori muri abana beza kandi mugomba kubona iki mugomba kubona akazi sibyo ariko nanone ntabwo turi bwirengagiza ibijyanye n'imiterere cyangwa se physical appearance yawe kubera ko uhagaze no ku mateleviziyo uzabibona ntabwo rwose abantu turi beza sibyo turi beza but not 100% ariko
wowe uwase uri uwase Sandi hano hari n'uwase wenda wundi you know nimujya kukwaka akazi kuri televiziyo runaka cyangwa radio runaka cyangwa se ahandi hose runaka yego ibintu mushobora kuba mubyujuje byose byo bashaka yego ariko nanone hari ikindi kintu bareberaho cyane cyane nyine ibyo twavugaga yego niba rero ngoga niba ari kuri radio sibyo reka twibande kuri televiziyo kuko radio nta nubwo baba ko fine tujye kuri televiziyo sibyo televiziyo ntabwo wajye huri umukobwa udafite wenda ubwiza buhagije ngo ariko ubwiza buhagije ni iki sibyo nakubwiza buta bw'undi muntu mukobwa ubu physical appearance ya iracuruza subize se kwisura none se ngoga mubwire nje baba subize ko isura icuruza nese kuko abakobwa bose bakora kuri televiziyo baba ari beza bambabari bashobora kuba atari beza ariko nanone impamvu nuko nyine igitangazamakuru runaka hari ibindi kiba kigenderaho nyine nibyo ndi kukubwira gendera kuri capacity ugendere kuri potential umuntu afite ariko nyine uranabizi ko nyine no kugaragara neza ko umukobwa cyangwa se imiterere ari kimwe mu bimuha amahirwe yo kuba yagira ibintu abona man ntabwo bizi ko oya naho mbizi ntabyo nzi guhanganye se ntabyo nzi kuko reka mbwira ibi bintu birababaza pe mubwiza ukuri ibi bintu birababaza kandi ibi bintu birababaza ibi bintu birababaza okay hakorwa iki rero n'izihe ngamba kuko leta yo ikora bon njyewe ndasaba kandi reka mbivuge ndeba muri kamera ndasaba abakoresha abantu muri hano hanze ku mihanda ku mateleviziyo ku maradiyo ku ma YouTube channels izi mbuga zose ushobora kwangajaho umukobwa cyangwa ushobora kwangajaho umuntu mbabarira umuntu ntumurebere kuri physical appearance yiwe reba capacity yiwe urebe potential urebe talent afite reka kurebera kuri physical urajya kumusaba iyo ruswa abantu benshi basigaye bafunga kubera ruswa y'igitsina urajya gusaba umwana w'umukobwa ruswa y'igitsina next time nawe uzafatwa iminsi y'umujura ni 40 umunsi wawe nugera najya baza ngo ugejeje ingahe njyewe nawe iminsi y'umujura ni 40 urabisaba wa mbere akwemerera biceceke wa kabiri akwemerera ceceke ariko wa gatatu you never know ashobora kuzakuraburiza bakoresha dukunda rwose twuba mutubabarire murebe capacity y'umuntu mureke kureba physique murebe capacity y'umuntu ntugendere ku kunateye ntugendere kuki urebe capacity yiwe uri umuntu ushobora kumwifuza ariko niba umwifuje ntumusabe yuko mubikora kugira ngo ukunde umuhakazi mudiringa ibyo bindi ku ruhande nobody wants to know what you deal with ku ruhande ariko niba bigeze mu gutanga akazi niba bigeze mu mwana w'umukobwa kuza gusaba akazi please be professional murakoze igitekerezo cyawe niko byumva niko ari inyungu uko niko mbyumva reka twizere ko nyine babigenderaho ariko nanone nirihe tandukaniro ryo kuba umuntu arimo gukora nyine ako kazi cyangwa se arimo no gukora nyine yuje n'ibyo bisabwa ni itandukaniro ryo kuba umuntu yarinjiyemo kubera ko hari ikindi kintu bagendeyeho aho ni hahandi uzasanga niba yarinjiyemo hari icyo yatanze cyangwa hari ikindi bagendeyeho you see hari ubwo azagerayo rero ugasanga akazi kawe ntabwo kari kugenda neza ntabwo afite talent reka nguhe urugero dufate urugero njyewe nje gusaba akazi ariko urabizi neza yuko ntashoboye ariko ukavuga uti uri inshuti yanjye mfungurira umwe ku bintu rego urumva hari ahandi njyewe mba nzi ko ushoboye gusa urumva voilà ukavuga uti rero hari aho ndabizi ko bitakurarira ngwino dukore deal nurangiza uze nguha akazi sibyo ese warebye niba nshoboye ntabwo wabirebye urabizi neza ko ntashoboye ariko ukavuga uti ntaribi yarampaye ntaribi vumbi kindi na kiriko urumva ntaribi yarampaye reka mfe kunange kumuha akazi sibyo hanyuma nkaza nanjye hakaza wa wundi nawe ufite potential aza akazi asikimuzanye umuhaye akazi those are two different people bazaga umusaruro utandukanye sibyo azaza hano kuri televiziyo wa wundi utabizi wa wundi yaguhaye azaza hano akore content usange ibiganiro abivanzemo n'ibindi cyo ni kimwe ikindi azaza hano akora ikiganiro
narangiza ku ruhande nawe tumbwiye si wageze kuri televiziyo se ngwino rero nakwangira bizagenda bite ni vuba vuba you'll be lost uzahita umwirukana numara kumwirukana bizagenda bite ugomba gushenera n'ubundi wa wundi kazagasubira sibyo ariko niba haje wa wundi ufite potential araza amenye icyo gukora amenye icyamuzanye niba koko ari umuntu uzi ubwenge uzi icyamuzanye numuzana izo aferi zindi ntabwo azabyemera okay ni ibitekerezo ni nakabyumva ariko hari n'abandi bidakuye iby'abandi ariko nawe ushobora kujya muri comment section hanyuma ukabyandika ubundi nawe ukaduha ibitekerezo byawe wase ni irihe tandukaniro ryo kuba umuntu akora ibirori ubwo turacyari mu itangazamakuru reka dusubiremo neza cyane ryo kuba umuntu akora ibintu yes okay kibazo mize nyireka mize nyibarera reka twikomereze hari generation turacyari mu itangazamakuru turacyari mu itangazamakuru ikibazo ngiye kubaza mize nyihoreye turacyari muri generation yacu hari ukuntu hari abantu mwakoranye abantu mwabanye nyine muri urwo rugendo rutandukanye banagaragaza ejo hazaza generation noneho twirengagize y'abakuru bacu cyangwa banyu noneho ino generation iki kintu nyine abantu bakwiye kumva ko irenze cyangwa niki kintu abantu bagomba kuyitega donc iyi generation yaje ni cy'abantu yitangazamakuru abantu abandi bantu bayitega iki cyangwa se abandi banyamakuru barimo bagenda bazamuka nyine bageze mu myaka mikuru bitega iki ese hari uko bazakora neza kurushaho cyangwa kubera ko ari abajene ari urubyiruko sometimes tutanajya tuvugwaho neza mu bijyanye n'ubundi n'itangazamakuru bon ikintu cya mbere generation y'iki gihe tugomba kwitegwaho nuko we are bringing changes sibyo turi kuzana changes mindura amatwara ntago uko mwakoraga ikiganiro mbere ariko kizakorwa ubu ngubu niho uzasanga hari ikiganiro ariko harimo na segment yo kubyina segment yo kwa there are different changes because we are also in the Gen Z you get our Gen Z of course ntago baba bameze nk'aba millennials ntago byaba yes and cyokoze akabazo dufite bikamwe nakaye mana yanjye mumbabarire abanyamakuru bagenzi baye ni munyatatu ndarengana urumva akabazo dufite ni kamwe sibyo turi kuvanga personal life na career twabitandukanya gute iyo ugeze muri career ntabwo uzana ama personal life yawe ndaguha urugero ama YouTube channels menshi ujya kubona ukabona wa hostinze umuntu ntabwo ushaka kumenya career wise ukuntu akora ahubwo ashaka kwinjira muri personal life yiwe kugira ngo ukunde ubone iki views urakoze cyane icyo nicyo kibazo cya mbere dufite ariko okay gushaka views ushobora kuzibona career wise ariko utagiye gutuma umuntu yivamo you get ku buryo utari bunzana hano ngo unyicaze nurangiza umbaze ese umwana wabyaye n'ubundi mukanda yuko baza ariko icyo ndi kuvuga ntabwo tugomba kuvanga personal life na career niba turi ku itangazamakuru niba uri kuri YouTube channel yawe menya content uri gutanga menya uburyo uri kuyitanga because what you do today hano kuri internet aho uzajya hose uzakurikirana ntabwo igisaza igihe n'igihe ujya kubona ukabonera popins so that's why you should mind nako kabazo dufite konyine so we need to change yes okay that's nice reka twerekeze mu bantu mwagiye mukorana yego ku ishusho wakoranye n'abantu barenze umwe nyirango agenda mfasha ko harimo Casper nakoranye natangiranye na Babu okay Babu the comedian Babu Joe natangiranye na Babu hazamo Casper hazamo Gentil Gedeon yego hari n'ubundi wakoraga Matamind wakoraga ikiganiro Egide okay reka tugarukire kuri batatu Gentil Gedeon Babu ndetse na Casper umuntu yabigira hiki cyangwa se okay reka mpere kwitandukaniro ry'abo bantu batatu kuko ni abantu batatu batandukanye mwakoranye mu biganiro kandi bafite icyo basobanuye nabo cyane cyane bakurikira entertainment cyane umuntu ku giti cyo wamwigira hiki n'umwihariko wabo ndahera kuri Babu kuko niwe twatangiye okay fine Babu ikintu cya mbere mwigiraho Babu is patient
Babu ajya kwihangana mushobora gukorana nk'ubu ngiye ntangira ntabwo nari nzi kuri televiziyo ukuntu bigenda ntabwo nari nzi ukuntu ushobora gupanga segments zingaho ukazikora mu kiganiro kimwe njyewe nari menyereye YouTube nza gukora freestyle nyine ariko Babu no kwa kundi uba utazi ibintu hanyuma akazi yego utazi akazi ukuntu bigenda hanyuma umuntu agafata umwanya wo kukwigisha sibyo twese twiga mu buryo butandukanye njyewe bitewe n'ikintu uri kumbwira hari ukuntu ushobora kuguha attention hari n'ukuntu ushobora kuvuga ikindi ukabona ntabwo nguhaye attention rero Babu ni wa muntu yashobora kumbwira ikintu akabona nta attention bihaye ariko still akagumishaho agakomeza akagerageza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri Babu is very encouraging akunda ku encouraging umuntu njya gutangira ku ishusho nkuko nabikubwiye hari ukuntu najyaga kureba ama comments cyangwa iki bikanca intege hari n'ibintu yambwiraga gukora nkamubwira Babu njye ntabwo nabishobora ariko Babu akambwira ati ariko kubera iki wiyandamininga kubera iki wireba ukabona utabishobora ko njyewe mbibona yuko wabishobora kuki wowe ubona utabishobora akambwira ati the fact yuko uri hano byakagombye kukwereka ko ubishoboye akambwira ati Ivan n'ibyo bintu urumva ibyo bintu ko ari bibiri ibyo bintu ko ari bibiri Gentil Gedeon ikintu namwigiyeho Gentil he's very composed I know ari composed ni umuntu uzi ubwenge ari composed bya hatari hari ukuntu twajyaga nko mu kiganiro bakadushyiraho kamera tutaraba ready ukabona Gentil Gedeon wabonye uko byitwaramo ariko twebwe ukabona turi mandazi ntabwo tuzinye ko tubwifata ariko ukabona Gentil we amenya uburyo byitwaramo sinzi niba bijyanye n'uburambe wenda n'uburambe mu kazi nabyo byashoboka ariko Gentil azi ubwenge cyane ikindi namwigiyeho ni ukumakinga sure yuko njya kuri televiziyo cyangwa njya kuri kamera niba ari nakoze research ku bintu ngomba kuvuga hari ukuntu najyagayo ndi kuvuga ni this topic ntabwo nabura icyo mvuga ariko nahagera kasanga nyine nasanga ndi guca ku ruhande ndi kuvuga yego so Gentil Gedeon nawe namwigiyeho gukora research cyane tugeze kuri nde kuri Casper buri wese ndi kuvuga bibiri tugeze kuri Casper Casper is talented ari talented ku bijyanye cyane na entertainment showbiz n'ibyo ngibyo donc namwigiyeho nawe kumenya abantu cyane yamfashije kumenyana n'abantu benshi I appreciate by the way buri muntu wese ndamwappreciating Babu Gedeon Casper bose I appreciate kabisa Casper yamfashije kumenyana n'abantu kugenda yanyigishije uburyo nshobora ku approaching abantu nkuko nabikubwiye kuza umuhanzi ntabwo nzaho ndi buhere ntabwo dusanzwe tuziranye ariko Casper yanafashaga akanyigisha uburyo nshobora kubikora simaze kuvuga bibiri thank you so much dufite Casper nanone dufite Joby Joshua 155 dufite na Tycoon Ndahiro kuri Epic is it Epic okay kuri TV10 and TV10 and radio so ugiye gushinga radio kandi baragusaba gukoramo umuntu umwe ugomba kujya gukora kuri iyo radio ninde muntu wacuzingamo Casper Joby Joshua ndetse na Tycoon yego so ushinze radio kandi urashakamo umuntu umwe ninde muntu waha kaza gukora kuri radio yawe kubera iki ibyo bintu byose besabwa bose barabyuje baranabifite yego wa itamane nahitamo Joby Joshua why Joby Joshua ari talented ari discipline kandi ana like azi guca bugufi you get no sorry to say it's fine yego bose turaziranye sibyo bose turaziranye kandi bose ni inshuti zanyu nta numwe dusanye ikibazo unless hari uwo dufitanye ikibazo nkaba nabizi yaza kwa kandi niba ugifite ubwo kiri kuri wowe ntabwo ngewe kindiho so nahitamo Joby Joshua kubera ko ari discipline ndabisubiramo gatatu Joshua ari discipline 55 ibyumve cyane Joby Josh ari discipline Joby Josh azi kumenya uburyo yitwarana n'abantu azi kubana n'abantu niba ariko navuga kubana n'abantu buriya it sounds a bit like azi uburyo ashobora gutwara umuntu uko waba umeze kose character waba ufite yose
kuri contraire kuri abo bandi bari talented yego ariko of course hari uwa mbere hari n'uwa kabiri n'uwa nyuma sorry urumva so Joby Joshua ari talented yaba mu mivugire yaba mu mitegurire yaba mu myambarire physical appearance abasa neza kamubwira I know how to appreciate sibyo so he's talented he's patient and he's very smart. That's nice. That's it. Joby kumugaragara kuri Ngoga TV show Uwase Sandy aguhaye akazi kuri yego rwose yanaguhitamo so ubwo rero biragusaba imbaraga nyinshi cyane. Thank you so much. Nibyo so ubu ngubu noneho urimo uhagaze hehe noneho mu rugendo rwawe umaze tubyawe nyuze n'iki byose turaganiriye uhagaze gute noneho so do you have your YouTube channel? Yes, I still have my YouTube channel. Okay. My YouTube channel is K250 K 250. Okay. Hariya niho uzasanga za content zanjye nyine zo kwerekana vibe bihari muri Kigali muri weekend. Hanyuma ku bantu mudakunda abantu bavanga indimi of course ntabwo muzabikunda kubera ko ngiye hariya mvanga indimi mugomba kubikunda kubera ko nayo ni impano please nayo ni impano kuko ntabwo muzabona abavuga igifaransa n'icyongereza like I do. Just kidding. Yes. So K250 niyo yanjye hanyuma ubu ngubu ndi no gukorera EAMG TV East Africa Media Group TV ni television turacyari kuri website nyine ushobora kugenda ukareba ducishaho ibiganiro ducishaho dufite na radio by the way ntabwo ari TV gusa dufite na radio aho rero niho muzajya munsanga daily niho muzajya musanga ibiganiro byanjye uretse ibyo ngibyo nyine byo kuri YouTube byanjye. Okay. That's nice. Reka mushimire kuko ikiganiro kiza tugiranye mbere yuko dusoza umunota umwe tugira segima hano cyane bitewe nuko twateguye twipanze ya yego na oya nzajya nkubaza wemeze ko ari byo cyangwa atari byo. It's your opinion. Ngewe na gitekerezo nagwa nyine kuri ikintu mba nkubajije ni yego cyangwa oya ukunda kurira deja twe tuba twatangiye ukunda kurira ntabwo mbikunda nta gisubizo kirimo no oya ntabwo nsobanukiwe ikibazo nakubaje ukunda kurira ninde muntu ukunda kurira ngiye nakubaje ngiye wimbaza it's like asking me if I am emotional right ngiye nakubaje gutyo byonyine oya ntabwo ari sad cyangwa ari emotional okay ntabwo mbikunda ninde muntu ukunda kurira ngiye ariko si buri gusubiza nakubuze ngo igisubizo ni yego na oya okay oya wiseka mani cyabanurire nibyo nakubaje ngiye nyine niba ukunda oya ikibazo rero gihari nahanga nta kibazo kirimo oya okay ufite se option ebyiri ugiriramo oya nyine ndi kugira ngo nsobanurire oya okay urakoze cyane ntabwo ubikunda ntabwo nkunda kurira okay twigendere ukunda inzoga oya ukunda kwambara imyenda y'abandi like oya byose ni oya ni oya rwose ukunda itabi oya oya wari batetwa n'abakobwa bagenzi bawe yego waremeye cyangwa urakakanye oya ukunda amaherena menshi ku mubiri wawe yego nuko hatarimo kubaza cyangwa oya nushaka kumbaza nta kibazo okay why kuri iyo ngingo njyewe numva ko ibisuko amaherena cyangwa labelo cyangwa I feel like it adds to my beauty. Okay, that's nice. Ariko buri na beauty kabisa. Murakoze. Ntabwo wajyana nagukomye moko ka. Nika urayite. Nkunda kugenda utayambaye? Oya. Ko ikanze. Ukunda kurara utoze ayo makuru turayafite? Oya. Ubwo yaratubeshye. Sha umuntu wabibabwiye yabahaye amakuru ariho ivumbi. No wateguye. Reka nsariza ha twaratugusa gutegura ibindi ndabyorere nzakubaza muri part. Wabivuze nzakubaza part 2. Ariko hari ikibazo wambwira bibuze kumbaza utambajije. Kandi jewe wambwiye nakubwiye ngo umwana utuvuga ngo naho ngufitiye ikibazo.
ewe ya ibyo byawe kugira ngo nyine tuganire imbere sawa, y'akazi Imana bitaza ishe. kuri iki kiganiro Imana ishe. ntabwo ibyo nabyinjiramo Yego. ndagira ngo sandi ngushimire cyane wakoze kuza kutublessinga kuri Ngoga TV show. My pleasure. Twizere ko n'ubundi tuzajya dukomeza tukaganira ariko nyine nawe udutumire tuze kuri Cyane. 250. K250 mugende mukore subscribe Yeah, sure. mu liking mugende muna commenting mumbwire uko mubibona mu encouraging mumbwire niba ngomba kubikomeza cyangwa kubirekera. It is a content I'm giving you biri mu biganza byanyu ni mwebwe tubikorera so yeah. That's Na nice. EMG TV by the way East Africa Media Group Okay. nimuyibagirwe niho muzajya munsanga mugende naho dufite social media accounts zitandukanye kuri Instagram, TikTok no kuri YouTube dufite YouTube channel mugende mudushyigikire of course niba munkunda Of course. muzakunda n'ibyo nkora Reka mvuge ngo hari akantu ngira abankunda cyangwa bakunda Ngoga TV show mu nkundiro wose aricyo bitwaye. Ndabashimiye cyane reka nshimire Pikije badufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo twumvikane neza amajwi meza ishusho ryiza y'abana dora tumwifuriza umugore kuzashaka umugore kuri mwana mu mugisha nawe ukomeze umusengere kuko bizaza igihe kizagera cyangwa se umurabire okay ndabisengera umusengere cyangwa umurabire umurabire baracyari bato azategereza none twagutamo baracyari bato turagutamo yego se mwakoze cyane Imana ibarinde mukomeze mudukunde kuri Ngoga TV show ciao ciao